Imana muri kino gitondo. Ufite imbere. Tapo tuzogara kuri pondo. Ni dogara mu cyana ba. Namukesho bakagarara mu cyumba reference. Tugerageze tugeganye kamuzamura amako mwenye. Haleluya! Murabo hotese. Timongere. Turanga papa.
ibiganza byacu twerekeze ku bana bacu tubasabire ubuzima bwiza. Bana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko watugiriye neza ukaduha umugisha w'abana, umugisha w'urubyaro, niwo mugisha wemera ndetse n'umwami wakuriyona. Mu izina rya Yesu Kristo abana turabashinganishije amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo boye kuraswa imyambi ibahinguranye, kugira ngo imyambi yose ibaraswa yoye kugira ikibatwara mu izina rya Yesu Kristo. Ubakiri urugo nawe rukomeye rutamenya n'umwanzi. Ijambo riragira ngo indwara zose zacuriwe kuturwanya kizagira icyo zidutwara kuko uri kumwe natwe. Mu izina rya Yesu Kristo turasabirira urubyiruko, abasore batoye n'inkumi kugira ngo barindwe nawe Bwana, ubarinde mu biyosha, ubazigame, ubakomeze mu kiganza cyawe kuko ni ingamba zawe kandi urazizi, nabo bumva ijwi ryawe bakarimenya, ubapfunyike mu kiganza cyawe w'abana we. Mu izina rya Yesu Kristo turabasabira umugisha wo gukomenya bihagije, bakomeze bakumenye, bamenye nana n'umukureshi kijepfo n'ikijaruguru ndetse n'umurambaruro wawe, bakumenye mukiza. Mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese wo muri bo yumva ijwi ryongorera mu mutima wiwe, yumva ijwi ryawe akwitaba akajyana Samweli akwitaba akiri mutoya kandi akabasha gukora imirimo ikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami turabashimiye ko uzabakomeza mu murimo wawe, ugakomeza bagakura bakagwiza imbaraga n'ubwenge, bagashimwa n'Imana n'abantu. Mu izina rya Yesu dusenze dushima. Amen.